gukora iki mu cyumba cyanjye? Urabona urumva nyine amabuje rero ni ikintu cyo kunywa nanumve ko mu kintu cyo kunywa. Dre, umva. Umva Dre, urabizi niwe nizera. Abanzi bari kurushaho kuba benshi, inshuti zirimo ziragambana. Urabyumva? Birasaba kuba maso ukambera aho ntari, kandi urabizi neza nta n'umwe wo kwizera. Kandi ikindi biradusaba kuba maso muri ino game. Kamubwire, urabizi uwo mujyi n'uwanjye, ubizi? Uranabizi yuko ninjye master planner. Okay? Abanzi bo ni benshi, ariko nawe bazanyemo kujenjeka. Buriya Olivier yakagombye kuba yarapfuye. Umva Dre, urabizi umugore wanjye niwe wa mbere ushaka umutwe wa Olivier ku isahani. Ntimuzi yuko kumureka ariyo nzira yo kumenya uruziga rutuzengurutse muri ino game. Numva habwirwa benshi hakunda iki bene yo. Olivier niwe mubi mu banzi bose. Reka nkwereka aya mafoto. Urabona Dre, izi dokima ninjye wazimuteze, kandi n'uwagiye kuziha ndamuzi. Na Afande Peter bagiye guta umutwe bagendera ku makuru atari muri izi dokima, kandi ahandi azabageza men, uretse ko bazasanga hose ndi clean. So mu gihe bakibihugiyeho natwe turaba dukora akazi nta nkoro. Boss, nta kibazo, kamuzanira ko kunywa. Yo babe, the home. Uri heze? Yes babe, ndaje nari. Inza se, za twogana. Oya ndasoje, ndaje ahubwo umbwire ku munsi wiriwe. Ntugira ngo nuko gusuzugura, ariko utangiye kuba weak. Weak. Gute se? None se Olivier aracyakora iki kwisi? Come on. Place iri kuzimu. No, come on. Ariko mba mubwire babe. Bya Olivier twabiganiriyeho. Olivier ndamukeneye. Igihe cyane kigera azapfa. Urabizi ntabwo njya mubuka man. Yeah. Hari igihe uzabona ko ibyo nkubwira ari ukuri. Umunsi nawe uzabona ko wibeshye. Abanzi bari kwiyongera. Ugomba kubereka isomo. Bakongera bakagutinya nka mbere. Ohereza Drizzy agenda muca umutwe cyangwa murase. Ava n'umwanda mu nzira. Akenshi itangazamakuru rikoreshwa nk'intwaro mu kuyobya uburari, hatangwa amakuru y'ibinyoma hagamijwe guhishira abanyabyaha, cyane cyane abakora ibyaha biremereye nk'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'icuruzwa ry'abantu, bikitirirwa ubucuruzi busanzwe. Ubucuruzi bw'abantu bwo bumaze gufata indi ntera. Akenshi bababeshya akazi n'ubuzima bwiza mu mahanga. Njyewe Marita nzakoresha uburyo bwose mfite mu itangazamakuru
mpagarike abanyabyaha ntitaye ku ngufu bafite kuko nzi neza ko ingufu z'itangazamakuru zizatsinda ingufu z'abanyabyaha. Hello? Tom, umva nguhe mission. Mfite amakuru ko Mr. P afite inshoreke baryamana kandi bashobora kuba bamaze igihe kinini bakundana. So gerageza unshakire iyo nshoreke ye, umenyere amazina ye, aho atuye n'amasaha Mr. P agira kumureba. Kandi urabizi uko njye nawe dukorana. Amafoto niyo mba nkeneye mbere ya byose. Amakuru yose arebana na Mr. P njye nayaguha rwose n'iki kibazo. Buri kimwe cyose niyo wambwira umunota ku munota icyo akora, niyo nshoreke ngomba kubigukorera byose. Ariko kuri kondisiyo ebyiri zonyine ngiye kuguha. Iya mbere, nta nkuru n'imwe igomba kugaragaramo Olivia imuvuga nabi. Imuvuga neza nta kibazo, ariko ikibi ntabwo mbishaka. Iya kabiri, ntabwo Olivia agomba kugaragara muri iyo deal ya kokayine nini kubera ko nanjye urabizi ko byageraho ingaruka. Urambabaje. Mwese nta numwe nzashyiriramo imiyaga. Mwese nzajya mbagonganisha, umwe ashyira undi hanze kugeza mumaranye nk'inzoka yari mu murizo. Muzagambanirana, muzicarana ntiyicariye. Wenda umujyi wacu wagira amahoro. Dore ko musa nk'abishyize hejuru y'amategeko. Yes, afande Peter. Gahunda ukuntu rero zimeze, Mr. P agiye guhura n'umuntu amuhe ibiyobyabwenge. Ni ibiro 5 n'amagarama. Ndizera ko ubungubu noneho nakubwiye ukuntu ibintu bimeze, ugakaza gasigaye n'akawe. Ni ku muhanda wa KK 55. Ndizera ko nguhaye amakuru, ubungubu akazi gasigaye n'akawe. Umva Olivia, ni ibiro 5 bya kopi. Ya mutipe rero ubu noneho deal ndakeka bigiye kujya mu buryo. Yego. Turatuma musoni agenda kuri deal. Aha. Bikumva mani. Ya ndikumva. Ubu tuvugana noneho uragenda uhereza Mr. P. Polisi nayo irabihari. Leta ikora akazi kayo. Noneho gahunda ukuntu imeze ni ukugenda ugatanga ibyo bintu, ntugire ubwoba, ntugire ikibazo, polisi leta ikora akazi kayo. Ntugire n'igihunga, ubundi uhita ukata ugende. Nta kibazo kabisa. Urahamya ko batari bumfata? Nta kibazo na kimwe muri bugire. Okay. Ciao. Hagarara aho ngaho. Udakora ikosa ryo kureba inyuma. Komeza urebe imbere. Komeza imbere nturebe inyuma. Urareba inyuma ndakurasa. Komeza imbere. Mr. P, dore umuzigo ngo awuzanye. So, nari papa.
Shasheri Mr. P turamwemeje none numva ko yigenje. Ibyo yigize. Ndakeka gahunda ye. Hano kumushyira hasi ndakeka twabikoze. Cyane. Yigize umuntu urenze muri uyu mujyi. Kandi natwe nagaze ko tumurenze. Ubu ni wowe wujuje none. Joel. Yes. Urabona ko Olivier yaradutaye muri ambush ya Fande Peter. What the fuck? Wabibonye? Mana we. Olivier. Yes, Mr. P. Bimeze bite? Mwambwiye tugomba guhurira se kumva na mwana huze y'abapolisi. Ngira. None se wa musore ko ntawe mbona ugomba kumpa boro bimeze bite? What? Sha nje ndacumutse rwose. Urabizi time yanjye kana urupura byomba ko nyine wa mufungo yabicere nawe ntabyo uzabona rwose. Okay? Dre. Sikona bimeze? Yego. Yakuriya muntu nje mwereka ko ari nje master plan we mujye. Yani imikino y'abana. Mukore mu nzira. Ni imikino y'abana cyane. Urayibona gute? Mr. P. Urabona ko Umugore ari shitani. Ya. Yihorije. Mureke. Allo Ruby. Yes, I found. Uzi ko amakuru ya uwama yari ibinyoma? Gwiki? Uzi ko hano maze amasaha abiri yose nta kintu na kimwe nta n'inyoni itambuka. Nta musore wabonye wambaye agapira k'umweru n'igikapu cya gisirikare aho ngaho? Uzi ko kubesa inzego z'umutekano bihanaho n'amategeko? Oya. Reba neza pe. Kandi wa mugore we nawe ahantu ukura amakuru ntangiye kuwakemanga. Kandi nawe ngiye gutangira gukora iperereza. Tom, uzi ko cya gicucu kitigeze kijyana ibyo twagitumye? What the fuck? Ko? Hamagara cya gicucu ngo ni musoni ukibaza aho kiri. Ntabwo bishoboka. Wibaze ko nta Uzi ko gahunda irangiye. Mbaho gihamagare. Nuko numva se nomero yacu itari. Gute sitabire? Petu ntabwo yaba turiye wana. Nongere ngerageze. Ariko twamurangiza noneho. Wapi? Nomero ye ntayiriho.